mukomere Imana amashyi, abikoze neza cyane. Wamuhorese Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma musubire umubiri. Mana uzabifashe. N'imbere y'Imana n'itorero ryayo
Grace Tabernacle International Ministry ndahiye ko wewe Bihozagara umbera umugabo wanjye w'isezerano ko muramuva yeme nzakubaha nkubahira umuryango nzagukunda dukize dukenye turi bazima turwaye nta kizadutandukanya keretse Yesu agarutse cyangwa tuvanye mu mubiri. Mana uzabifasha. Avuga izina ryawe jewe n'imbere y'Imana n'itorero ryayo Grace Tabernacle International Ministry ndahiye ko wewe Grace umbera umugore wanjye w'isezerano nzakubaha nkubahira umuryango nzagukunda dukize dukenye turi bazima turwaye nta kizadutandukanya keretse Yesu agarutse cyangwa tuvanywe mu mubiri. Mana uzabifashemo. Njyewe n'imbere y'Imana n'itorero ryayo Grace Tabernacle International Ministry ndahiye ko wewe John umbera umugabo wanjye w'isezerano nzakubaha nkubahira umuryango nzagukunda keretse Yesu agarutse cyangwa tuvanywe mu mubiri. Mana uzabifashemo. Hanyuma ndasaba abantu bafite impeta tangire kuri ya Jacques umugore we reka sabe Reverend Amani azasenge abwira Imana ngo Mana sengera zino mpeta kugira mbere ko tuzibambika na data tukuzamura icyubahiro kibi cyawe. Izi ni impeta zakozwe n'abantu ikimenyetso cy'urukundo rwa Agape rutagira itangiriro n'iherezo. Icyo dusabiye aba bana bacu gukundana kuruta ikimenyetso cyakozwe n'abantu. Mana twubake ku ijambo ryawe kandi umwuka wawe ukazuba ku rugo rwawe. Turagushimiye kuzumvise twizere tuzizeye mu izina ryawe data ry'Imana n'umwuka wera. Amen. Kasabe atagutya umereze Kasabe Reverend wa Grace muri data muri Grace mushumba wa Grace naze n'abasengere karibu mushumba sengera izi mpeta. Turaguhimbaje Mana ishoboye byose bw'uyu munsi mwiza w'ubukwe bw'abana bacu. Ushimwe kuko ari wewe utumye bisohora Mana. Izi mpeta kuko zidafite uko niko bimeze yeah uko bimeze. Reka dusabe Sokra muhereze urupeta rwa Esther
murebane, muhindukire murebane. Umwambika impeta, ugira icyo umubwira, magambo meza y'isezerano umusezeranya, umwambika iyo mpeta. Reka tumusabe azamure ukuboko kwe kw'ibumoso, amwambika impeta mu rutoki rukurikiye ngo yambayeho rwa mvishe mwene data azi kubivuga no mu mazina. Ngaho mwambitse impeta imbere y'itorero n'ababyeyi nk'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, nzagukunda, nzagukundwakaza, nzagukundira n'abawe bose, nzagukunda urwaye, uri muzima, nta kizantandukanya nawe usibye urupfu, Imana izabimfashemo. Amashi menshi. Asante sana papa. Esther muhereze urupeta. Mumechukunda bakubwira amagambo meza Esther. Nawe uvuge andi meza kahe. Zamura urutoki papa. Mado Esther mpagaze imbere y'Imana n'imbere yanyu, mpamya urukundo, warakoze kunkunda. Nzagukunda, nzakubaha, nzagukundira umuryango, nzakubera inshuti iruta izindi zose, muri ibyo byose Imana izabifashemo. Wonderful. Asante sana. Umubwire nawe amagambo jo adasanzwe. Jewe Shizirungu John. Oya wambisa Burundi. Jewe Shizirungu John, mwambitse impeta y'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, nzagukunda, nzagukundwakaza, nzagukundira umuryango, nzagukundira ababyeyi, Imana izabimfashemo. Amashi menshi, Imana izabimufashemo. Asante sana. Gara. Ngaho, ubwire nawe ikindi umubwira cyiza. Amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe, n'imitima irabihamya ko uri Imana igira neza, n'imitima irabihamya ko uri Imana igira neza. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Hano ya mikrofoni. Ngaho ngero ni iyo ndirimbo ushaka guturisha muri. Amaso yarabibonye ibyo wakoreye muri twe, n'imitima irabihamya ko uri Imana igira neza, n'imitima irabihamya ko uri Imana igira neza. Barasifiwe sana. Tugiye kongera ugasubiramo. Ngaho mama. Amaso yarabibonye ibyo wakoreye
reka saba abashumba batambuke dusengera abantu tubaheshe umugisha. Abashumba mwese muri hano mupfukame musa n'abarebana muze muri abashumba musubire inyuma hanyuma rero reka mbasabe mumpeze mikrofone hano. One microphone please, give it to me. Reka sabe Bizimana tambuke hano. Sengera aba bageni ubasabire umugisha. Sengere miryango yabo n'urugendo batangiye umunsi barutangirane n'Imana. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Mana y'intumwa n'abahanuzi, Imana yabayeho, Imana iriho kandi izahora biye bidashira mwami. Amwe y'uyu munsi turi imbere yawe Mana dusabira umugisha abana bacu. Ubu ni ubushake bwawe Mana, niwe wabikoze, niwe wabiteguye data. Iyi miryango y'abana bacu tuyishyize mu kiganza cyawe Mana. Waha umugisha Mana, uzabaye kubana mu rukundo, uzabakomereze mu mbaraga zawe mwami Mana. Urugo rwawe ruzubakwe kuri wowe mwami data busha. Uzarwubaka urukomeze Mana, uzaruzitire mwami Yesu. Ikibi cyose n'umwanzi wese Mana ndagagere muri ro mwami. Bazabyara abahungu n'abakobwa. Tugutumiye muri iki gitaramo, twemerera ugitaye nk'uko watashe ikikana kuva dutangiye kugeza tugeze ku musozo. Tuzi neza yuko ari ufite izina rizima kandi buri kimwe cyose kibasha kuba ciza kuko wabishatse. Katugukomera amashi, twomere Imana amashi menshi cyane. Hanyuma ndagira ngo tuzimanire abageni tubone kuza gukomeza n'ubundi mwanya. Katubazimanire tubashimira kubw'iyi ntambwe nziza mwateye. Mpamya neza yuko abakiri bato bataramanye natwe bari bubashe kwigira intego